Iyi ni imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yo kuri uyu wa munani z'ukwa karindwi 2025. Bakoze inama ku itariki 7 z'ukwa karindwi 2025, ariko imyanzuro bayitangaje muri kino gitondo cyo kuri uyu wa munani z'ukwa karindwi 2025. Iyi ni imyanzuro ijyanye n'uburezi, aho abaminisitiri bo mu gihugu cy'u Rwanda bicaye bagasanga uburezi bwo mu Rwanda buri kugenda butikizwa n'ibintu byinshi, by'umwihariko harimo n'ibibazo abarimu bagenda bateza mu bigo. Ibyo byose baricaye basanga ni ibibazo bagomba gukemura bivuye inyuma, kubera ko ibi bibazo bidakemutse uburezi bwo mu Rwanda bavuga ko ntaho bwaba buri kwerekera. Ariko hari n'izindi mpinduka nyinshi zigiye kuba mu burezi bwo mu Rwanda, ku buryo abanyeshuri bagiye kujya biga amasekisiyo mu Rwanda iki gihe batazoroherwa. Reka ngusomere itangazo, ibyo batangajemo n'ibyo bavugagaho by'umwihariko bijyanye n'uburezi, n'uburyo abarimu bamwe na bamwe bagiye kugira ibibazo byo kugabanyirizwa imishahara bitewe n'amashuri bize ko ngo batayakoresha uko bikwiye. Ibi byose ugiye kubimenyera muri kino kiganiro ugiye kugezwaho nanjye Isa, ukaba uri kuri Rwandarumu TV. Kubwire ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye niba utarayikora. Iyi uriho ni Rwandarumu TV, twamaze kubakira ndetse no kubahereza ikaze. Inama y'abaminisitiri yo kuri uyu wa munani z'ukwa karindwi 2025 yemeje ko abanyeshuri by'umwihariko biga muri sekisiyo hari impinduka nyinshi bagiye kugira mu burezi, kandi zizabatungura ndetse zikabasha gutuma ngo batera imbere mu bijyanye n'imyigire. Ibi byose bikaba byaratewe n'uko barebye bagasanga hari abanyeshuri benshi basohoka mu mashuri, ugasanga ntiwamubaza ibyo yize ngo abigusobanurire. Usibye no kubimubaza, hari ibyo nawe yakagombye kuba azi byamufasha mu buzima busanzwe, ariko atanazi kubera kuba yarigishijwe n'umwarimu ibyo yagakwiriye kuba yigisha abo banyeshuri. Rero nk'uko nabikubwiye, iyi nama yanzuye imyanzuro myinshi, byose reka tubisome tubirebere hamwe. Bemeje ko abanyeshuri biga mu masekisiyo, by'umwihariko amasekisiyo atari ay'indimi, ariko biga ikintu cyitwa ubuvanganzo, bagiye kujya bakora amasomo 11 mu kizamini cya leta, bakavanwa ku masomo 6, aho amasomo bakoraga hagiye kwiyongeramo. Mbere bakoraga 5 gusa, ariko bagiye gukora 6 uyu mwaka. Indi myaka igiye kuza bazajya bakora amasomo 11, cyane ko hagiye kwiyongeramo isomo ry'icyongereza ntacyo bakoraga, isomo ry'imibare ntaryo bakoraga, isomo ry'igifaransa ntaryo bakoraga, imibare ntayo bakoraga, hiyongeremo n'isomo ryitwa psychology naryo ntaryo bakoraga. Ayo masomo yose hari n'andi atarabasha kuba yanozwa, bakiri kureba niba yazongerwamo nka ICT, ndetse n'irindi somo rya religion, kugira ngo ibigo byose bya Gatolika bijye bikora religion ngo mu kizami cya leta. Ibi ngibi rero bikaba biri kunononsorwa, bikaba bikiri kureberwa hamwe niba bishobora kuzaba byo. Ariko tugarutse ku mishahara y'abarimu bigisha, iri mu kangaratete cyane, kubera ko nk'abarimu batatsinze isomo ry'icyongereza ubwo bakoraga ikizami cyo gusaba akazi, imishahara yabo iri mu kangaratete, kuko by'umwihariko barategekwa kuba basubira kwiga icyongereza by'igitaraganywa. Ikindi kandi imishahara yabo igiye kugabanywa, kuko bavuga ko ngo amafaranga bahembwa atari yo bagakwiriye kuba bahembwa, ngo nta mwarimu wo mu Rwanda wakabaye yigisha ataratsinze isomo ry'icyongereza. Bavuga ko iki ngiki ari ikibazo ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ikibazo ku burezi bw'igihugu cy'u Rwanda, kuko ngo kuba umwarimu yakigisha muri segonderi, akigisha imibare, akigisha amasomo ajyanye n'ubunyabutabire shimi, ay'ubuzima fizike, amageography, ariko nawe ngo atazi kuvuga icyongereza cyangwa utamuye ikizami cyacyo ngo agitsinde, icyo ngo aba ari ikibazo. By'umwihariko banabona ko no kuba nawe yategurira amasomo abanyeshuri, usanga ategura ibintu agendeye ku gitabo, ariko atari gutegura ibintu yumva, kuko nawe nyine ngo atabasha gusoma ngo yisobanurire. Ibyo ngibyo akaba ari byo
biri hano mu gihugu cy'u Rwanda twabagezaga, akaba ariyo matangazo twabasomeraga. Niba hari igitekerezo ufite wakandika muri komenti. Njye nakubwiye yizagaho ikiganiro ndi Isa, ndetse uri kuri Rwanda Room TV. Buri mushyashya kuri channel ukora subscribe kugira tubana mu yandi matangazo yagiye asohoka hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda.